ubu bwoko bwa kabiri ikindi kintu gikomeye bafite kandi kibabaje kibosha ubuzima bwabo. Buriya detaye si ikibazo, detaye si ikibazo, ariko twinjire ibwina turebe kubera iki detaye zawe zihagaze ku byo amatwi yawe ashaka kumva. Kubera iki Imana iyo ivuze ikintu kitanejeje umutima wawe bihinduka yuko ari Satani ukuganirije, cyangwa iyo umuhanuzi akubwiye ikintu kiri cyo kijyanye n'ubuzima bwawe buri personnel, bwa bundi abantu batazi, bwa bundi bwihishe, burimo intege nkeya, burimo ingeso runaka udashaka ko Imana ikoraho. Iyo bayikozeho biba ikibazo mu buzima bwawe, kandi nicyo kibazo gikomeye dufite. Abantu bafite ubuzima bundi babayemo Imana itanezerewe. So kubera ko turi muri bya bihe bivuga ngo bazaba bashaka kumva ibyo amatwi yabo ashaka, bene aba bantu ba kabiri impamvu biruka inyuma y'abahanuzi, kandi abo bahanuzi usanga ari abahanuzi b'ibinyoma, kuko umuhanuzi w'ukuri ntabwo ushobora kumwirukaho, kuko uwo nguwo arungikwa n'Imana mu buzima bwawe kandi akazana message y'Imana ku buzima bwawe. Ntazana message yawe ushaka, azana message y'Imana, kandi message y'Imana niyo kugira ngo iguhindure use nayo kandi usohoze umugambi wayo ku isi. Ariko message tuba dufite muri twebwe dushaka kumva akenshi ziri kure y'Imana. Biravuga ngo uko ijuru ritandukanye n'isi nuko ibitekerezo byacu n'Imana bitandukanye, kandi n'inzira zayo n'izacu zitandukanye. So rero impamvu wisanga biruka inyuma y'abahanuzi kandi b'ibinyoma nuko muri wowe ushaka kumva ibyo amatwi yawe ashaka. Garukiraho, gezaho, igihe umaze ubibayemo kirahagije. Hindukira, wihane, emera kwakira ukuri kw'Imana kubohora ubuzima bwawe. Yesu abaho.